Rayon Sport. Twongeye kubasaba inshuti bakunzi ba Rayon Yacu TV. Uko bisanzwe rero kuri Rayon Yacu TV tubagezaho amakuru menshi abafite ahuriye n'ikipe yacu ya Rayon Sport. Kuri uyu munsi, umunsi wa kane wa shampiyona cyangwa se journée ya kane ya shampiyona yasozwaga. Isize ikipe ya Rayon Sport yicaye ku mwanya w'icyubahiro cyangwa se ku ntebe y'icyubahiro, mu gihe ekipe ya Police FC irepfa yongewe mu bishyimbo. Sibyo gusa ariko turakomeza kugenda turebera hamwe iby'iyi shampiyona ekipe ya Rayon Sport ihagaze ndetse n'imikino ekipe ya Rayon Sport ifite imbere yayo iri kugenda yitegura. Gusa ariko igikomeye cyane ni Made in Rwanda ekipe ya Rayon Sport iri gutegura muri weekend. Kuri uyu munsi turakomeza kugenda turebera hamwe ibikomeza kugenda bivuga muri ekipe ya Rayon Sport ikomeje imyiteguro ikomeye cyane, aho rwose yiteguye ko muri iriya weekend igomba kuzatanga ibyishimo ku bakunzi bayo, ariko kandi intego nyamukuru ni ukutarekura kuri iyi shampiyona. Mu Rwanda ruhagoye mu rurango baje. Reka tubwire wowe rero ushaka kubana natwe muri groupe nziza cyane, groupe y'icyerekezo, groupe ya Rayon twifuza, watwandikira kuri 0788466591. Iyi groupe nta left nta remove, ni ukuvuga ngo abantu bayirimo ni abantu bazi icyo gukora rwose. Ushaka kubajoininga rero ugafatanya nabo, wabajoininga ukayandikira kuri iyo nimero, kuko iyi groupe intego yabo ni ugushyigikira ekipe ya Rayon Sport. Muri kwezi kwa 12 iyi groupe muzayibona ije iri fan club irabagirana rwose, imeze neza cyane. Hari na fan club yitwa Ijwi ry'Abariyo Senior. Iyi ngiyi ni fan club ekipe ya Rayon Sport imaze imyaka irenga 5 ishyigikira ekipe ya Rayon Sport. Kuri ubu iri gukabakaba umwaka wayo wa 6. Kuri ubu rero nayo imiryango irafunguye ku bantu bifuza kuyigana rwose, watwandikira kuri 0788466591 tukajya tukugeza mu Ijwi ry'Abariyo Senior. Iyi ngiyi nayo rwose ni fan club y'uburyohe gusa. Ariko intego nyamukuru muri izo zose ni ugushyigikira ekipe ya Rayon Sport. Sibyo gusa ariko hari na groupe yitwa Gikundiro Yacu. Iyi ngiyi nayo rwose ikaba ikataje mu gushyigikira ekipe ya Rayon Sport. Umuntu nawe wakwifuza kuyibamo muri Gikundiro Yacu yanyandikira kuri iyo nimero nakomeje kugenda mbabwira. Aba nabo intego yabo ni umusanzu, ariko kandi nabo bamaze igihe kingana n'umwaka batanga umusanzu mu ekipe ya Rayon Sport. Ni groupe ariko naho ngo mu gihe cya vuba baraza kuba ari fan club. Reka mbone no gusuhuza abantu bari muri groupe izo maze kuvuga y'Abariyo twifuza. Harimo abantu bagiye batandukanye nk'abantu no Innocente, Badani Mugenzi, bamenye abakunzi Fulgence ba Muzungu n'abandi bagiye batandukanye. Abitwa ba Flora mwese mukomeze kugenda mugubwa neza, abitwa ba Robert mwese mukomeze kugenda mugubwa neza, abitwa ba Fiacre mwese mukomeze kugenda mugubwa neza, nibizi mwese Imana ikomeze kugenda ibaho umugisha, ndetse n'abandi bagiye batandukanye bari muri iyo groupe. Abitwa ba Imakire mwese mukomeze kugenda mugubwa neza. Ntabwo nakwibagirwa groupe rero yitwa Gikundiro Yacu, nayo irimo abagabo bagiye batandukanye rwose bakomeza kugenda batanga ibitekerezo byabo ndetse n'amafaranga yabo cyangwa se ubutunzi bwabo mu gushyigikira ekipe ya Rayon Sport. Mwese mukomeze kugenda mugubwa neza. Ubwo reka nyarukire kuri fan club Ijwi ry'Abariyo Senior, namwe mukomeze kugenda mugubwa neza. Harimo abagabo bitwa ba Ryan mwese mukomeze kugenda mugubwa neza, ba Divine Vicento n'abandi bagiye batandukanye bakomeza kugenda bafata cyangwa se bafasha ekipe ya Rayon Sport kuba yakwihaza mu mikoro. Mwese mukomeze kugenda mugubwa neza, ariko kandi perezida wayo Chaste ntabwo nakwibagirwa, ndetse n'umubitsi wabo Fani mukomeze kugenda mugubwa neza. Reka tugaruke turebera hamwe rero iby'iyi shampiyona kuri uyu munsi byari bicika. Inyamirambo ekipe ya Police FC irimo abagabo bagiye batandukanye rwose, twavuga ko ari amazina akomeye hano umupira w'amaguru hano mu Rwanda. Irimo abagabo nka ba Savio waciye mu ikipe ya Rayon Sport n'abandi bagiye batandukanye nka ba Zidane, uyu wakiriye mu ikipe nka APR FC ndetse no muri AS Kigali. Hakaza Mugiraneza Jean Baptiste Migi, uyu nguyu abenshi baramuzi, n'abandi bagiye batandukanye rwose. Twavuga ko ari ikipe ikomeye ifite abakinnyi b'amazina, ariko kandi icyitwa amanota 3 gikomeje kuba nko kubatuma umuzi w'urutare, kubera ko kugira ngo ubone amanota 3 rwose ngo birakomeye kuruta uko ingamiya yakwinjira mu mwenge w'urushinge. Nibikomeza kugenda bigaragara rero. Abenshi nabuze mbona batebya hirya no hino bavuga bati umusaza Mugiraneza Jean Baptiste Migi ko twumvise kuri audio ari kuririra ikipe ya APR avuga ati ababajwe n'ikipe ya APR FC ukuntu rwose bakomeje kugenda bitwara, bati ntago ibi biri kumushimisha. Batese polisi noneho arabifata mu ruhe rwego ko ntacyo atangaza kuri iyi polisi ifite amanota
ubusa cyangwa se 0 kuri amanota 9 bamaze gukinira. Abenshi bati rero iyi Polisi y'Amashami rwose na Mugiraneza Jean Baptiste Migi bati iyi ni igihuha. Ni ibyakomeje kugenda bigarukwaho n'abakunzi benshi b'umupira w'amaguru bavuga bati rwose Mashami Vincent ibyo yakoraga mu Mavubi agiye kubyapurikira, ati rwose agiye kubyapurikira muri Polisi. Bati ntabwo yarazi ko muri Polisi hariya ari ukubaga ukifasha. Bati rero hatandukanye n'ahandi yigeze guca. Niko nabonaga abantu bakomeza kugenda bamubwira bati rwose muri Polisi ebana kabisa uryo wirobeye nta zindi mbaraga hariya rwose twavuga ko zo zikuri inyuma. Bati rero bitandukanye na hahandi wigeze kunyura rwose ukaba wagira gutya rwose ukitwara neza. Bati kwitwara neza aho ngaho rero birakugoye. Bati rwose Mashami Vincent ahangaha ushobora kwirukanwa fazare itararangira. Tubibutse ko bafite umukino w'ikirarane n'ikipe ya APR FC. Igihe Police FC yatsindwa n'ikipe ya APR FC yahita igira ubusa kuri 12. Byumvikane ko rero igihe ikipe ya Rayon Sport ifite amanota 12 kuri 12 n'izindi kipe zigiye zitandukanye nka za Gasogi zifite amanota 10, ekipe ya Police yo iracyarepfiyo, iracyafite ubusa n'abakinnyi rwose twavuga ko ari abakinnyi bakuze, ari abakinnyi bazi iyi shampiyona, ari abakinnyi sinzi ko nabisobanura, ariko ifite abakinnyi bakomeye cyane ko ugiye kureba nk'abahoze ukajya imbere ukareba abagabo nk'abadani ukareba nk'abadani n'abandi bagiye batandukanye. Urabona ko iyi ni ikipe ikomeye cyane rwose, ifite ba Savio, ifite Mediane rwose irimo ba Zidane na ba Migi, irimo defense y'abagabo bagiye batandukanye nka Musa Omar. Ni ikipe ubona ko yiyubatse, ariko icyitwa umusaruro rwose cyakomeje kugenda kiba umuzi w'urutare muri ikipe ya Police FC. Rwose abenshi bati rwose komereza turagushyigikiye. ugabirisho abawe Akaya ndirimbo yabo ati werekana insinzi hano mu Rwanda, ati Police FC komera turagushyigikiye. Abo n'abakunzi ikipe ya Rayon Sport bati rwose ikipe mugira neza arimo ebana kugira ngo twose tuyifurize byiza. Bati byaba ari ibintu bikomeye cyane. Bati rero nikomeze mu mugirimo rwose turayishyigikiye. Abo n'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bishima kuri Mugiraneza Jean Baptiste Migi ndetse n'umutoza we Mashami Vincent bakomeje kugenda bakubitirwa mu igunira n'ikipe ya Gasogi United. Rwose yaje kubakubita ibitego 2. Uwitwa Rugangazi Prosper yaje kugira gutya rwose arababwira ati na burya bwa ryari ikipe ya Gasogi ntago izatsindwa n'ikipe Nzazame nk'ikipe nka Police. Nibyo komeza kugenda bigaragara rero, ariko kandi yari derby ikomeye cyane kuko abayobozi b'ikipe ya Police, ubwo ndavuga Van Damme uyoboye abafana ba Police ndetse n'uyoboye abafana b'ikipe ya Gasogi, uyu nguyu akaba ari umugabo ukora kuri Radio 1, uyu nguyu akaba ari Angeli Mutabaruka, bakaba bari bakomeje kugenda baterana amagambo, ariko abenshi bati rwose n'ubundi abafana mwese mufite ntibakuzura moto mwamupfa ubusa mwamuvugira ubusa gusa. Ariko byumvikane ko kuri Gasogi United yo ibyayo yabikoze, amanota 3 yabonye, Police FC ifite ubusa. Byumvikane ko iyi weekend isize Police FC itakaje amanota yose uko ari 3, isize Kiyovu Sport itakaje amanota yose uko ari 3, APR FC ibona amanota 3 ariko iyakesha Rusengo. Byasabye umunota 85 kugira ngo ikipe ya APR FC irunguruke mu izamu ry'ikipe ya Rwamagana City ibe yabonamo igitego cya 3. Byari ibintu byayikomereye cyane. Rero ahangaha benshi bakomeza kugenda bavuga ati rwose ikipe ya APR FC nayo rwose ishobora kuba itari tayari, ishobora kuba nayo ibyirimo isa nkaho yabyibagiwe. Niko nabonaga abantu bakomeza kugenda bavuga hirya no hino, ariko kandi bati burya ikipe ya Rayon Sport nubwo twavugaga ngo abenshi baba bavuga ati nubwo itsinda ariko ntikonveka, ati burya iba yanatsinze. Ati ikipe ya Rwamagana, ikipe ya Rayon Sport itsinze ibitego 2, itsinda n'icya 3 cyabona na cyanyacyo baracyanga. Bati rero iyi Rwamagana tubonye igaraguye gutya APR, bati biragaragara ko rwose iyi shampiyona izabikomeye. Ikipe ya Rutsiro na ikipe ya Rayon Sport yatsinze bigoranye, nabwo ikipe ya AS Kigali nayo yaje gutsinda ikipe ya Rutsiro bigoranye. Byumvikane ko iyi ni shampiyona izabikomeye, shampiyona izatanga akazi ku makipe agiye atandukanye. Rwose bigaragara ko amwe atarisobanukirwa, ariko kandi ikipe ya Rayon Sport yo ikomeje kuzereka mu bworo bw'ikirenge, kuko kugeza kuri ubu iyikurikira irusha amanota 2, ikurikiwe na Gasogi. Ikipe ya Rayon Sport irusha amanota 2 gusa, hari AS Kigali ifite ibirarane byayo bigera kuri 2, ndetse n'ikipe ya PRFC ifite ibirarane 2, harimo n'ikirarane cy'ikipe ya Police. Byumvikane ko ikipe ya Rayon Sport kuri ubu ngubu rwose twavuga ko ihagaze neza. Abakunzi ikipe ya Rayon Sport bati shampiyona bayisubukure, za AS Kigali dusigaje n'izindi zigiye zitandukanye dukomeze kugenda tuzikubitira herekeye Nzega, ati tuzereke yuko rwose ikipe ya Rayon Sport ya kera atari yo y'ubu. Byumvikane ko muri rusange abakunzi ikipe ya Rayon Sport aho waba uri hose wakwigurira akantu, kubera ko kugeza kuri no journée
niyo kipe nyine ifite amanota yose iyabitse yose imaze kwerekana ko byibuze ari kipe ifite gahunda, ari kipe ishaka igikombe. Ndaryumva nkumva budala se yamwise neza uwo ni Sekamana. Ya kuwa gatandatu ikipe ya Rayon Sport izaba iri gukina n'ikipe ya Musanze kuri Stade Jona ya Kigali i Nyamirambo ku isaha saa 1:30 bahatanira igikombe cya Made in Rwanda. Ikipe izatsinda indi izahita ibona itike cyo gukina umukino wa nyuma aho igomba guhura n'ikipe izarokoka hagati y'ikipe ya Mukura Victory Sport ndetse n'ikipe ya Kiyovu Sport. Ahangaha abakunzi ikipe ya Rayon Sport bati rwose bati n'aka gakombe kitemberera gahuye natwe, bati nicyo gihe ngo nako tukibikeho. Nibyo abakunzi ikipe ya Rayon Sport bakomeza kugenda batangaza batariko biramutse bibaye byiza abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport batandukanye bataratwiyereka barimo ba Musa Kamara, bati iki nicyo gihe cyo kugira ngo babe bakoreshwa, yewe n'abitwa Traoré n'abandi bagiye batandukanye nk'umwana bita Patrick bakuye muri Heroes n'abandi bagiye batandukanye Ramadhan Kabwiri, bati iki nicyo gihe cyo kugira ngo bakonveke cyangwa se batwereke yuko byibuze hari icyo bashoboye. Ibuka ya mateka Nyabugogo Nyanza byari ibirori Ya ni igikombe rero gitegerejwe gukinwa muri iyi weekend. Ikipe ya Rayon Sport ikaba iri bukomeza imyitozo ikomeza kugenda yitegura ikipe ya Musanze yaje kubona amanota 3 kuri uyu munsi itsinze ikipe ya Espoir ibitego 2-1. Yani ibitego 2-1 ikipe ya Musanze yaje kugira gutya yisengera ikipe ya Espoir yari yayisuye mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda. Byumvikane ko rero ni ikipe ya Musanze nayo kavuga yuko itoroshye igomba guhangana n'ikipe ya Rayon Sport, ariko kandi irabizi ko imbere ikipe ya Rayon Sport no kuri Stade Jona ya Kigali i Nyamirambo noneho kwitara byanze bikunze ikipe ya Stade Kigali nako ikipe ya Musanze ishobora kuzahava izinutswe ruhago burundu kubera ibishobora kuzayibaho kubera uburyo Rayon Sport ifite forme muri iyi minsi, kuko ikipe ya Rayon Sport ugiye kureba bati nta gutakaza, tugomba gutsinda match imwe ku yindi paka tugeze ku gikombe. Kugeza kuri ubu rero 12 barayabitse, ariko kandi bati nyuma kubika 12 turaje tubike na miliyoni 5 z'aka gakombe twahuye nako gacaracara, bati nako tugomba kugafata tukakabika mu bindi. Abakinyi bose ugiye kureba ni bazima uretse Ganijuru Elia babwiye ko agomba kugaruka nyuma y'ibyumweru 3 kugeza kuri ubu ngubu icyumweru kirahise akaba asigaje ibyumweru 2. Byumvikane ko match ikurikira Ganijuru Eli ya shampiyona azayikina. Muvandimwe Jean Marie Vianney niwe uri gukina kuri gatatu. Nabuze mbona umusore bita Adolphe rwose akomeza kugenda asaba abakunzi kipe ya Rayon Sport imbabazi hiryo ababwira ati rwose byarabaye batariko nanjye ntago mba naje nabiteguye, bati rero mugerageze kunyihanganira, bati amakosa yakozwe nzayakosora. Uwo ni Hakizimana Adolphe waje kugira gutya yitwara nabi ku mukino wahuje ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Marine aza gutsindwa ibitego 2, yewe kimwe abakunzi kipe ya Rayon Sport aricyo gitego cya mbere cyabonetse ku munota wa 4 bakomeje kugenda bagaruka bati uyu muzamu nawe asa nkaho rwose ibyarimo atarabimenya neza. Nibyo bakomeza kugenda bavuga, ariko kandi uyu muzamu twavuga ko ni umuzamu mwiza ukiri muto, ni umuzamu usaba kuganirizwa, ni umuzamu abakunzi kipe ya Rayon Sport namwe ubwanyu abamwegereye bajya bamuganiriza, ariko kandi si umuzamu mubi. Nuko rero Adolphe nuko yakomeje kugenda avuga ati rwose ibyabaye byarabaye, kandi nanjye simba nateguye kubabaza bareyo, batariko kandi ndi muri meforme, byagaragaye ko nandi muri meforme, batariko birashoboka ko wenda ubutaha ibingibi byazakosoka. Gahinguko gusa nyine nkuko bizwi match zikomeye zazifatwa na Ramadhan Kabwiri. Byumvikane ko kuri izi match z'igikombe igikombe tugiye gukina cya Made in Rwanda birashoboka ko uwitwa Ramadhan Kabwiri ari we muzamu tuzabona ari mwiza muri ikipe ya Rayon Sport. Ariko ku mikino izakurikira shampiyona, umukino wa Stade Kigali ndetse n'umukino wa PRFC dutegereje imbere, ndetse n'imikino itandukanye nk'iya Kiyovu Sport, byumvikane ko Ramadhan Kabwiri niwe ufite amahirwe menshi yo gukina, mu gihe uyu Adolphe yemerewe cyangwa se afite amahirwe yo kujya kina izi match ntoya. Reka dushimire abantu mu kakomeje kugenda mutwereka aho turi 15 kuri 5 muvuga muti rwose Modric tuba tuhabaye, bati ibiganiro byawe turabikurikira umunota ku munota. Abari za Kenya bagiye batandukanye rwose bitwa ba Kofi, ati rwose Modric nitwa Kofi ndi Kenya, ebana kabisa mba mukurikiye 5 kuri 5. Reka mbashimire rero ikiganiro cyangwa se ibiganiro bindi hano kuri Ero Yacu TV nakagaruka. Nge nari Modric, ciao ciao. Akugabirisho abawe bakame
nza kujyana i Kanombe twibire mu birere